Umugore mu itorero, ibyo Bibiliya ivuga n'ibyo itorero ritavuga. Ndagira ngo tubanze dutekereze akanya gato, dukoreshe amaso yacu ya roho turebe ibintu bibiri bikomeye bihora byibazwa mu itorero kuva mu kinyejana cya mbere kugeza uyu munsi: ibyanditswe no kubahiriza iby'igihe. Mu gihe isi ihinduka, abantu baravuga byinshi, abandi barabyinubira, abandi barabyishimira, ariko icy'ingenzi si uko abantu babitekereza, ni ukumenya icyo Imana ivugaho koko. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye gituma amatorero menshi atandukana, gikwiza impaka, gicamo abantu ibice n'ibindi bitandukanye, ariko nanone gishobora kongera umucyo n'ubumenyi mu mitima y'abizera. Ese umugore ashobora kwigisha cyangwa kuyobora itorero? Bibiliya ibivugaho iki? Amateka ati iki? Naho itorero ry'u Rwanda rihagaze hehe? Iki si ikiganiro cy'impaka, si ukwihimura, si ugutaka amatorero cyangwa ngo tubogame ku ruhande runaka. Oya, ni urugendo rwo gusoma ijambo ry'Imana, gusesengura amateka, kureba imico y'itorero rya mbere no kumva impamvu impande zombi zivuga ibyo zivuga. Kandi impamvu iki kibazo gikomeje kuvugwaho cyane muri iki gihugu cyacu ni imwe: ADEPR imaze kwimika abapasiteri b'abagore ku mugaragaro ku nshuro ya mbere mu mateka yayo. Bamwe babyishimiye, abandi baratunguwe, abandi baravuga bati ibi bihabanye n'ibyanditswe, abandi bati iki ni igihe cy'impinduka umwuka wera yahanuye kera. None se ukuri ni ukuwe? Ni iki Pawulo yashakaga kuvuga? Ni iki cyabaye mu itorero rya mbere? Kuki amatorero akomeye ku isi atabyumvikanaho kandi umwizera utabogamye yakumva ataya amagambo yose? Njye ndi Jean Bosco Neza, wahe ikaze mu ikiganiro cyo gusesengura, gusobanukirwa no kurebera hamwe icyo Bibiliya ivuga n'uko amateka y'itorero atugejeje aha. Mu Rwanda kuri inshuro ya mbere mu mateka ya ADEPR, bamwe mu bagore bimitswe ku mugaragaro baba abapasitori. Ibi byazamuye ibiganiro byinshi. Hari avuga ko Bibiliya ibyemera, abandi bati ntibyemera. Hari avuga ko ibyo ADEPR yakoze ari impinduka z'igihe. Hari ababona ko ari ukwitandukanya n'ibyanditswe. Ariko si ADEPR gusa, no ku isi hose amatorero menshi ari mu ihurizo rimwe. Abangirikani bafashe icyemezo cyo kwemera abapasiteri b'abagore. Abapentekoti bamwe barabemera, abandi ntibabemera. Kiliziya Gatolika yo ibibona mu yindi nzira. Iki rero si ikibazo cy'igihugu kimwe, ahubwo ni ikibazo cy'isi yose kimaze imyaka magana kivugwaho. Hari ahantu habiri hakomeye abizera bahera mu gusobanura iki kibazo. Ahambere mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 12. Sinemera ko abagore bigisha cyangwa ngo bategeke abagabo, ahubwo bakwiriye kugira ituze. Aha niho ingingo ikomeye ishingiye. Abavuga ko umugore atagomba kwigisha abagabo berekana ko uyu murongo utanga itegeko ntakuka ryo muri Bibiliya. Pawulo yahaye itorero umurongo utagomba guhindurwa. Kwemerera umugore kwigisha ngo ni ukwica uburyo Imana yashyizeho ko umugabo aba umutware. Ariko hari n'ikindi gice cy'iyi debate. Ababo bavuga ko Bibiliya yerekana abagore bakoreye Imana mu buyobozi. Hano urundi ruhande ruvuga ko hari ibimenyetso byinshi. Cya mbere, Debora, Abacamanza igice cya 4 n'igice cya 5. Yayoboye igihugu cyose, yabaye umucamanza w'igihugu cyose mu izina ry'Imana. Undi mugore, Priskila, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 18:26. Priskila niwe uvugwa mbere. Yasobanuriye Apolo inyigisho ya Kristo neza kurushaho. Cya gatatu, umuhanuzi Miriyamu, kuva igice cya 15:20. Yayoboye ihuriro ry'abagore n'abagabo mu guhimbaza Imana. Icya kane, umwamikazi Esiteri, yari umutware ku bwoko bw'Imana. Icya gatanu, abagore bavugwa na Pawulo ubwe. Lidiya, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16. Foibe, Abaroma igice cya 16:1, yari umudiyakonikazi. Yuniya, Abaroma igice cya 16:7, yamamaye mu ntumwa. Ibi byose bituma abantu bibaza bati, none gukora umurimo, guhanura cyangwa kuyobora igihugu ntabwo bihabanye no kwigisha mu itorero? Aha niho debate ikomerera, kandi iki kibazo kirushaho kuryoha. Hari abashyira imbere imirongo yumvikana nk'itegeko ridahinduka. Hari abashyira imbere uko itorero rya mbere ryakoraga. Hari abavuga ko imirimo imwe igomba gusobanurwa mu muco wayo. Hari n'abavuga ko ibivugwa mu ijambo ari impano atari igitsina. Ibi byose bituma iki kibazo kitajya kirangira, ahubwo kigomba kwigwaho neza mu bwitonzi no kubaha ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi mu itorero bemera ko umugore adakwiriye kwigisha cyangwa kuyobora umugabo,
kandi si uko nta mpano abagore bafite, ahubwo bagendera ku miterere y'itorero ishingiye kuri Bibiliya. Icya mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo cye cya murongo wa 12. Ahangaha twasomye ijambo risomeka rityo uko riri: sinemera ko abagore bigisha cyangwa bategeka abagabo, ahubwo bakwiriye kugira ituze. Abemera iri jambo barisoma mu rurimi ryarwo, batabanje kurishyira mu muco cyangwa mu mateka y'icyo gihe, ahubwo bakarifata nk'ijambo rigenera itorero ry'ibihe byose. Ubisomye neza wabyumva nawe neza ko bisa nk'aho ari ijambo rigenera itorero ry'igihe cyose. Icya kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abanyakorino cye cya 14 umurongo wa 34 na 35. Abagore bajye baceceka mu makoraniro, ntibafite uburenganzira bwo kuvuga, ahubwo bemerewe gutegekwa nk'uko n'amategeko abivuga. Kuri bo Pawulo arongera ati abagore ntibahagarara imbere ngo bayobore itorero. Icya gatatu, ibikwiye kuranga umuyobozi w'itorero. Yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 2. Umuyobozi w'itorero aba umugabo w'umugore umwe. Abemeye uruhande bavuga ko Pawulo yanditse neza, akerekana ko umuyobozi ari umugabo, atavuze umuntu muri rusange. Icya kane, umuco w'itorero rya mbere. Mu Bayahudi n'Abagiriki, abagore ntibafatwaga nk'abayobozi mu bikorwa rusange. Nubwo Yesu yubahaga abagore, umuco ntiwari ubyemera. Mu buryo bworoshye baravuga bati ntabwo ari ikibazo cy'impano, ahubwo ni ikibazo cya structure y'itorero Imana yashizeho. Bavuga ko umugore afite impano ariko atahawe position ya headship. Impamvu bavuga ko abagore bashobora kwigisha bivuga kuri uru ruhande, hari avuga ko Bibiliya itabuza umugore gukora umurimo, ko ibyo byanditse ari ibijyanye n'umuco w'icyo gihe aho kwandika itegeko rihoraho. Bavuga ko muri Kristo impano zitangwa nta gitsina kirebwaho. Bavuga bati niba ADEPR yayoboye igihugu, kuki umugore atayobora itorero? Amateka yerekana ko ikibazo atari icy'ejo hashize, ahubwo ari igitekerezo cyagiye gihinduka mu bihe bitandukanye. Early Church, itorero rya mbere, abagore ntibashyirwagaho nk'abapasitori, ariko bari abafasha b'itorero, abahanuzi n'indi mirimo. Ibi byose byashingiraga ku muco w'Abayahudi, ku muco w'Abaroma, ku myumvire y'icyo gihe ku bijyanye n'ubuyobozi. Icya kabiri, mu mwaka w'1700 kujya mu mwaka wa 2025, impinduka ku isi. Mu mwaka w'1800, amatorero menshi ya Methodist na Pentecostal yatangiye gushyiraho abagore. Mu mwaka w'1900, Holiness Movement yatsindagiraga impano z'abagore. Mu 2000 kujya mu mwaka wa 2025, amatorero menshi ya Pentecostal, Anglican, Baptist bemera abagore nk'abapasitori. Icya gatatu, amatorero atarabyemera. Orthodox Church, Catholic Church ndetse n'amatorero amwe ya Baptist na Pentecostal mu bihugu bimwe bavuga ko ibyanditswe bidahinduka. Amatorero abyemera: Assemblies of God mu bihugu byinshi, Pentecostal Holiness, Abangilikani mu bihugu bimwe, Methodist bavuga ko ibyanditswe bigomba gusobanurwa hashingiwe ku muco w'igihe byandikirwagamo. Mu Rwanda mu gihe kirenga imyaka 85 ADEPR imaze ishinzwe, nta na rimwe yarigeze isengera abagore ngo baba abapasiteri. Ariko ku itariki ya 9 Ukuboza 2025, birori byabereye mu rurembo rwa Huye, habaye igikorwa cyanditse amateka. Abapasiteri b'abagore 15 basengewe ku nshuro ya mbere. Byatumye igihugu cyose kibaza, ese iki ni igikorwa cy'amateka kiyobowe n'ijambo ry'Imana cyangwa ni uguhinduka kw'amahame? Abayobozi b'itorero basobanuye ko nta murongo wa Bibiliya ugaragara cyangwa se wemeza ko gusengera umugore kugira ngo abe umupasiteri ko bitemewe. Impano zo kuyobora mu itorero zitangwa n'Umwuka Wera kandi ntiyazitanga ashingiye ku gitsina. Abagore bafite uburyo bw'umwihariko bwo kurera no kubaka abayoboke, icyo bise gift of nurturing ministry. Ku rundi ruhande, hari ababonye iki gikorwa nk'impinduka ikomeye mu myemerere ya ADEPR kuva kera. Bamwe mu bayoboke bari muri ibyo birori bavuga ko babonye ibyakozwe bihabanye n'ijambo rivuga ngo umuyobozi w'umugabo w'umugore umwe. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 2. Ibi bitwereka ko ikibazo atari gito, ni uguhuza imyemerere n'isi ihinduka buri munsi. Iki kibazo ntigikwiye kurebwa n'amaso y'umuco gusa cyangwa y'imyumvire ya kino gihe. Ni ikibazo gikeneye gusesengurwa neza, kuko amagambo ya Bibiliya afite umuco w'Abayuda n'Abaroma no mu mikorere y'itorero byo mu kinyejana cya mbere. Bibiliya ubwayo yerekana ko abagore bigishaga mu ngo zabo. Priscilla bagiraga impano zo guhanura mu materaniro. Deborah yayoboraga igihugu n'abasirikare.
byerekana ko ikibazo atari impano yo kwigisha, ahubwo ari structure of authority y'itorero. Muri iki kibazo amajwi y'impande zombi arazwi kandi yose afite ibyo yashingiraho, ariko hari ibintu bitatu Bibiliya itwigisha neza. Icya mbere, ijambo ry'Imana riruta imico y'abantu. Nta muco wa kera, nta muco w'ubu ngo ube hejuru y'ijambo ry'Imana. Reka ducumbikire aha, njye wumva ndi Jean Bosco niyo Neza. Wowe ukomeze kumva icyo Bibiliya yigisha by'ukuri. Ntabwo ubugira ikibazo gikomeye kiri mu itorero ari uwigisha, ahubwo ni uko benshi bigisha ibihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wowe icyo usabwa ni ukwiga neza ijambo ry'Imana, ugacukumbura ukuri, bitabaye ibyo uzabeshywa ubeshye n'abandi. Komeza kugubwa neza, utega amatwi ibiganiro byacu bya buri munsi. Shalom.